kane hanyuma hari ese murabizi ko yamaze kubona ikipe mu ciciro cya mbere sezitaha n'ubwanze ko tubitangaza tugomba kubitangaza. Ikipe rwose Rugaju azabatoza binajyanye no gukora stage bira bintu yiga byo gutoza iri lisansi azaba muri backroom staff. None yamaze kubona ikipe Rugaju yanga ko dutangaza ndani ze kuberi ngo bari mu biganiro bya nyuma. None marakurangira tuzatangaza ariko n'ikipe mu ciciro cya mbere abone tujye kwitangaza none gucyoda ese nawe natangaza bitarangira se bikimubiganiro. Rugaju nakaza kamera imicera hanga oya reka uwe tuwe turese kuwumena tuwubige ngiye nimumenya nzawumena reka ibiganiro birangire uko ntarabumenya. ariko Rugaju kuri tacere mu ciciro cya mbere nubwo ari umutoza wungirije bana ntabwo yatsindwa rero kandi kuno zakorana shana umutoza utuje w'inama rwose. ese mwanamuzi ese yashakira mu batoza batuje batuje mu ciciro cya mbere mu mujyi wa Kigali abahanga ariko bituje abataktisien. Ubwo turakongera ko ikipe nta nubwo ari benshi turakongera ko ikipe ari yo mu mujyi hano nyine muri Kigali. Ngewe nzamumena icyumwe ndamumenya. Hari amakipe birakorera imyitozo ku Kicukiro tayarogo wabise amakipe birakora imyitozo ku Kicukiro mu gitondo muragenda shakira aho ngaho harimo nyakubwire ko ndayazi gusa niba hari igiye kujyakorera bushya wenda ari nka Gicumbi kizakina muri Kigali ubuyangana twe dukomeje iyo nkuru y'abantu tuzaheza nege. Hanyuma hari undi mukino nawo navuga ko muri rusange nabo batangiye ibintu bimeze nka pre-season n'umukino w'intoki wa handball aho rero abakinnyi basanzwe bamenyereye mu mukino w'intoki wa handball bakoze amakipe akaba rero hari ikipe ya Mbese Utunguwe yasanzwe amenyerewe mu ikipe ya polisi akaba ikipe ya Muhawe nayo Jean Paul usanzwe amenyerewe mu ikipe ya APR Handball Club. Kubwimana Emmanuel Emi asanzwe amenyereye mu ikipe ya polisi ndetse na Kwisanga Peter uyu ni umuzamu w'ikipe y'igihugu ndetse akaba n'umuzamu wa polisi. Rero abanga bakaba barateguye irushanwa rya Kigali Handball Open Tournament navuga ko ari prison irushanwa zo kuba ritangira no munsi rero n'imikino izo kubera izagibera Kimisagara ku isa 9 timu Mbese Utunguwe iraza gukina na timu Kubwimana Emi mu gihe timu Muhawe nayo iza kuba ikina na timu Kwisanga ku isaha y'isa 10:30 nayo ni imikino ya handball. Ku bakunzi ba handball rero muze kujya kwirebera ibi birori ubwo bamwe bava Kimisagara bazamuka kuri tapi rouge mujya kureba football. Nawe navuga ko handball abakinnyi nayo baye ndetse n'abayobozi batandukanye bakaba baragize initiative nziza yo kugira ngo iki gihe nabo cya off season ikize kubapfira ubusa kubapfira ubusa muri rusange. Reka noneho tuze tujye muri mu ikipe ya Nyamukandagira ndetse na Rayon Sport. Mu gihe umwaka w'imikino wa 2024-2025 warangiye isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi niko kapita ibintu byanjye bigize nje nawe zari ko ntaradufitanye wa mugabo ndakubaza airport yanjye igeze he iki kibuga se kari cya leta ngo urambaza iki yewe none si iki kibuga gusa mfite imihanda ibitaro amashuri iyi stade yuzuye ejo bundi nayo burya ni yanjye yayo ariko muzi kwitwerera koko papa none se sha ntabyuzi uruko nsabye fatire ya IBM mba ntanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda. Nibyo koko buri gihe uko usabye fatire ya IBM utanga umusanzu wawe mu kubaka u Rwanda. Kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye. Ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo. Saba fatire ya IBM wubaka u Rwanda wifuza. Tengamara ejo baguhemeshe. Yes, hanyuma rero twite tujye muri polisi. Ben Musangwe bimeze gute bwana Iberi uyu munyatunizi?
Yes, umunyatuniziya witwa Ben Musa, abantu baramwibuka ko rwose yaciye mu ikipe ya APR nk'umutoza wungirije, aza no gusigarana ikipe ubwo Adi Mohamed yasezerwaga n'ikipe. Ben Musa aza no kwirukana igikombe cya shampiyona mu mikino ya nyuma yatoje, abantu bavuga ko akazi gakomeye cyane kari karakozwe n'umutoza yasimburaga ku mwanya w'umutoza mukuru. Hanyuma rero abantu barabonye ko bimaze iminsi bivugwa ko yaba yaramaze kumvikana n'ikipe ya Police Football Club kugira ngo aze ayibere umutoza. Nagerageje gukurikira amakuru mbaza mvuga nise ko hasigaye ukwezi kumwe wenda kugira ngo n'ubundi sezo itangire kwezi kwa karindwi, niko amakipe agomba kuba yasoje ibijyanye no kusinyisha abakinnyi ndetse n'abatoza. Kandi akisera bizi ikipe ya Police mu by'ukuri ibyayo isa naho bikora kare cyane cyane ibijyanye na coaching staff, bakaba babishyira ku murongo hakiri kare nyuma yo gutandukana n'amashami Vincent birumvikana. Hanyuma rero ejo ku isaha y'isa 7 hari umuntu wamaye amakuru ko rwose ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe saa 7 indege yari izanye Ben Musa aribwo yageze i Kanombe ku kibuga cy'indege saa 7 zuzuye. Ben Musa asoka mu ndege yakirwa n'ubuyobozi bwa Police Football Club. Urumva abantu bakibona Ben Musa baravuze bati katurebe wenda akiva mu ndege yaraba ari kumwe n'abandi kuko niho baruzingiye. Bamwe mu bayobozi bakuru b'ikipe ya Police ne bamwakiriye bamujyana kuri hoteli ya hano i Remera. Uzi Police ni ko lokale bura Police mbereho iminsi nk'itatu mbere ya match cyane cyane zikomeye. Hari hoteli ikorera lokale hano i Remera. ujya ku kibuga cy'indege. Ira hoteli bira rwose ku kibuga cy'indege. Kuko twanze kwimenya. Ariko abantu bahita bayumva bazi kujya gutana yamamaza. Iyo hoteli rero niyo Ben Musa ubu ngubu arimo. Urumva mu byumba byaho abantu baciye bamubona. Ben Musa rero uyu munsi nibwo aza kugirana ibiganiro by'anyuma. Babaga ibindi byose barabigiranye ariko noneho bya bindi bivuga ngo barabisoza asinya. Urumva uyu munsi masaha rwose gicamunsi biteganyijwe ko aribwo Ben Musa aza gusinyira ikipe ya Police. Ubwo nyine nta gihindutse kuko ibi bintu bya za transfer hari igihe bizamo impinduka runaka, ariko bageze i Kigali akaba yakira n'ubuyobozi bwa Police ukamushakira hoteli barimo. Uyu munsi bakaza kujyana ibiganiro bya nyuma ku buryo aza guhita ayisinyira kuba umutoza mukuru. Hanyuma Ben Musa rero Axel hari abakinnyi yasabye muri Police ko bakinjirana mu ikipe ya Police. Kavuga ngo ikipe ya Police yatakaje abakinnyi benshi, abonye abakinnyi yagiye isezerera cyane cyane abasoje amasezerano, arashaka rero amaraso mashya muri ikipe ya Police Football Club. Umukinnyi wa mbere yabasabye ko bakinisha yitwa Victor Mbawumacukuka. Arumva uhoretse gusezerwa n'ikipe ya APR Football Club. Ahubwo ati umukinnyi nubwo wenda seze shiza atitwaye neza ariko mu byibika ko sezo ya mbere yari yabaye top scorer ibitego 15 anganya na Ani Elijah. Akavuga ngo rero mfite Ani Elijah banganyaga ibitego icyo gihe na Victor Mbawoma ubwo incundura rwose zaba zinyeganyega cyane ko uwitwa Peter Agabrevor baratandukanye. So ubu bakeneye rero akeneye undi rutayizamo kugira ngo aze ashyire icyugazi kuri Ani Elijah bahangane. Kandi akavuga ati niba ari barutayizamo babiri b'abanyamahanga umwe yabaye top scorer banganya n'undi mu mwaka umwe mikino, abo bombi none ndabashaka ni ikipe imwe abanyanigeria bombi kuko akagambane kabo kaba ari keza kaba kari positive kubera ko urumva umwe babaye top scorer banganyije ibitego, umwe ari muri EPR undi ari muri Bugesera, none we arashaka ko bahurira muri ekipe imwe cyane ko no mu buryo bw'imikinire ashaka kuzajya akoresha abo barutayizamo akabakoresha ari abapivo babiri. Hanyuma undi mukinnyi rero bigendanye n'uburyo banagiranye ibihe byiza mu kipe ya APR yitwa Manishimwe Jaberi. Urumva Jaberi maze iminsi bivuga ko yenda gusinya ikipe ya Police, ariko ngiye mbaza Jaberi ku giti cye yarambwa ati rero ibyo bintu bishobora wenda babihuza nuko bazi ko twari inshuti cyane, buryo ngo Jaberi yari inshuti cyane y'uyu mutoza Ben Musa. Ambwa ati wenda bishobora kuba ariho biri guhurira, ariko numva umukinnyi ntabwo yahita kubwiza ukuri. Muri ya makuru menya ko rwose kuri liste uyu mutoza yatanze y'abakinnyi yifuza Manishimwe Jaberi Jabos arimo. Jaberi arimo kuko impamvu ku munsi w'ejo ngira ngo nta hantu mwanyuze nanone mwongera kubona amakuru yongera kujyana Clement na niyo mugabo muri Azam.
ego ko ntabibonye turari tubigarukeho. ayo makuru rero mwabonye ifoto ya Clement mubona iya Claude ariko n'iya Jabel yari iriho nagize amatsiko rero mbihuza n'ibyo bintu mbwiye nabajije umunyamakuru wa radio yitwa EFM yo muri Tanzania yitwa Idinonga urumva ni umunyamakuru ukomeye cyane ukurikirana amakuru ya Azamu urumva arambwira ati ibyo bintu ati biriho ati rwose ati biriho biravugwa muri Azamu ati nubwo ikipe ya APR yabasubije yuko rwose abo bakinnyi itabarekura urumva ntabwo yiteguye kubarekura ariko aka kantu ka Jaberi ngo kajemo kugira ngo za mbega bihabwe transfer yo muri polisi ihabwe imbaraga kugira ngo bayihayipinge bikomeye cyane kugira ngo ihabwe imbaraga ngo nako kantu basa nkaho bakoze biranavugwa cyane mu itangazamakuru. Jaberi rero muri equipe ya polisi rwose ire for probable umugana w'abafaransa birashoboka cyane iyo Azam impamvu transfer zitarakora ngo zishyirwemo imbaraga nuko baracyategereje Florent Ibenge Florent Ibenge ikwanga ibintu bya peri byo kuvuga ngo ntabwo twarekura abakina ahubwo icyo kintu kirahura neza na kimwe twahoze tugarukaho mugaragu cyo kuvuga ngo polisi akenshi ijya kugura umukino hari n'ikipe itambikamo kugira ngo polisi byihutishe si ikipe aba agent n'uvuga ngo bo bakora linki ibyo ngibyo sino mu Rwanda no mu mugabane w'Uburayi aba agent baragenda bakishyura za Daily Mail n'ibiki abakora muri batandukanye bakarinkinga abakinnyi ku makipe runaka Peter Bevor bagiye kumugura ngo na Peringa namushaka na Sport namushaka polisi gati byihuta aho ngaho akenshi umukinnyi babashaka ko value ye izamuka abantu bari gushaka 50 wewe Jabel rwose 50 hari rwose ari mu muryango winjira muri kipe ya Police Football Club undi mukinnyi namenye ko rwose agomba kujyana na Ben Musa n'uyu mungu wanjye witwa Kwitona Rebaka urumva Baka yarambwiye ati wowe tegereza nzakubwira aho nzerekeza ariko nanze gukomeza gutegereza iby'abakinnyi ntabwo wabyizera ngomba kubona ikipe nyemeruka mu minsi ishize navuganaga n'umwe mu ba ajabe ambwira ko rwose ari ikipe cyane zo muri Tunisia zero zimwifuza bikomeye cyane ari gukora imyitozo cyane byimu nyinshi imyitozo ama individual ateye ubwoba Baka ariko nye Imana imbabari Baka yakina mu Rwanda yakina mu Rwanda rwose akabona umwanya uhagije agushaka ajya hanze hanyuma rwose abatamwemera akabakonfirima kuko hari abantu bakibeshya kuri Baka Baka rwose abatoza nka Batiri Froge baramukinishaga Adiri yasize amukinisha ubwo rero soza polisi kwijamo manuka friendly force ari bumanukire soza urumva ngo uyu mutoza Ben Musa aravuga ati ariko mwabagabo mwe muyoboye polisi koko ni gute mwakoze ikosa ryo gutangaza ko mwari kuyu muntu bita Abedi Bigirimana Abedi ati umukinnyi nk'uyu ni gute ubu mufite ntumusigasire urumva avuga ngo nta wundi mukinnyi ushobora byibura gukina nk'ibyo akina ku mwanya we kuko Abedi yakina 8 neza yakina 10 neza aravuga ati rero nubwo mwamubwiye ngo thank you cyangwa se mwamusezereye rwose mugerageze murebe niba byashoboka ko twamugarura mu ikipe ya polisi ubwo yaba asa n'uwongera amasezerano ubwo nawe yavuga ati muri buryo mwamusinyisha ubwo polisi ya Ben Musika bifunze ifite Jabel ifite Victor Mbawoma Chukwemeka ifite ba Baka kongeraho ba Didier bongera amasezerano akaba ari ikipe yabigenda irimo Bansengiyumva Samuel basinye nagako ya Jean Leonard shyuha hanyuma rero nyamukandagira ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze kwiyandikisha byararangiye hari ayandi buvuga hari na ibere ari buvuge na Rugango ari buvuge ngewe mvuga muri nyamukandagira nuko kwiyandikisha byararangiye muri APRFC kwivuko gahunda iteganyijwe tariki 4 hazaba ari kuwa 5 imiriri zaba yaka celebration zimeze nabi cyane hariya aho bita Kaniga hariya muri Gicumbi ibintu bimeze neza cyane inama zirimo ziraba nyinshi cyane kugira ngo igikorwa kizagende neza cyane umuntu utariyandikishije kwa heri kwahisha nyamukandagira ibintu biri ku murongo abafana ba Peri bateguye celebration fanbase ya Peri iri mu gikorwa cya hatari bari bize cyane urumva umuntu utaraguze ishati umuntu utaraguze umupira umuntu utaraguze Lacoste ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye umupira na Lacoste biratandukanye
wabyemera imipira yose ntabwo ari Lacoste sikari uruganda oya da ni Marike oya ariko rero uruvuya ngo wicanga abantu urabona ni nka kwa kuntu umuntu abona hiyasi akavuga ngo iriya tagisi itwara imigati kari ni ibyo bwoko bw'imodoka ni hiyasi yose ni imipira ndabyemera urumva ariko nyine tuvuga ngo ikoze mu buryo bwa umupira ufite ikora n'udafite ikora voilà apana Lacoste niba rero udafite kimwe muri ibyo bitatu nkubwiye cyangwa se iyo shati ya wana made in Rwanda yahatariye mu mabara y'umweru n'umukara ubwo ngubwo rwose ntuzaze wambaye nabi usa nabi ndakwinginze kuko abantu bazaba bari hariya igicumbi baza bambaye muri ubwo buryo nkubwiye birango bya pera umweru n'umukara amata ikivuguta inshyushyu ibimasa bigiye kubagwa ibigori bigiye kuribwa induru zigiye kuvuga match igiye gukinwa Murinde FC yobowe na Fandesi DS ndetse na Gicumbi yobowe na Bwana Nzabonimpa Emmanuel Meya w'akarere ka Gicumbi ibintu ni hatari birategura birakomeye cyane itangazamakuru bashuti banje bitangazamakuru bashyizeho gahunda y'uburyo mugomba kwiyandika tangazo pejo ririsohoye umunyamakuru utaziyandika uwo nguwo ntazirirwa afata imodoka ngo yerekeze Gicumbi baye nkurabuye hakiri kare hanyuma ikindi nta buryo APR yashyizeho bwo kuzagutwara uzagenda ugiye mu kazi nkuko usanga ujye ku kazi APR yakinwe cyangwa se ifite ibindi birori ya liste nawe mbona se abantu biyandika nubwo niyo abazitabira no kugira ngo APR imenye management y'abanyamakuru bazaza muri event ya equipe ariko mu buryo bwa facilitation bazagufacilita mu bindi ibinyamuzazirya kuko ntago bakwima n'imfura cyane ibyo kunywa uzanywa cyo munyamakuru akeneye no kwinjirayo icyo ukeneye mu buryo ugerayo n'uburyo ugaruka ibindi APR izabimenya ikitazamenya ni ukukugezayo no kugarura ibyo bintu byumvikanye ibe birumvikana cyane hanyuma ikindi iyandike kugira ngo APR imenye ko uzaza niko abasirikare bakora ibyo bibana bibaye kiriya hanyuma ikirusha avuga muri APR nuko babita intare Axel nyavuga ko ari bashuti banje Axel akanseka ngo mbafite icyo nshakayo ariko intare mbashimire cyane fan club y'intare muri Nyamukandagira bamaze kuba icyo bita official invitation intare za APR fan club umva Axel bafite icyo bita guserebura imyaka 10 bamaze bashinzwe bavutse iyi fan club y'intare but rero you are cordially invited to celebrate the 10th anniversary of Intare za APR FC. Join us for a memorable occasion filled with joy and camaraderie. Ijambo camaraderie ni no kuvuga ngo ubusabane. Ubwo harimo ijambo kamarade. Hanyuma bati July 5th 2025 saa 8 Kigali The Right Hotel Nyarutarama ku muhanda KG 24 na ST 114 ST Street. But we look forward to celebrate this significant milestone with you. 10 years anniversary Intare APR FC. Iki gikorwa kizaba ku wa gatandatu. Ubwo abantu bazava abantu b'Intare bafite weekend remereye cyane n'abatumiwe bazava ku Murindi kwa gatanu kwa gatandatu bakomeza mu birori by'Intare bizihiza imyaka 10 bamaze bavutse nka fan club ruva muri Nyamukandagira nta bindi bibazo bafite ni celebration bameze neza mu Ntare tubasuhuza ubona ko mu Ntare rwose basa neza rwose bariteretse abantu bariteretse urumva ikirori bateguye urumva nabo bagiteguriye narakubwiye Intare ntabwo zikina ujya ngo urapinga uragaze ubureba naho baba bicaye Axel nta bintu bya banderole bigenda bibangiza bakigira nabikubwiye baba bicariye muri fan club itandukanye n'izindi nta kintu bahuriyeho no gufana APR gusa ariko mu bindi ni ibintu bihariyeho ku rwego rw'igihugu ingingo barayitobye urabemera ntubemera ndabemera bose ubwo rero naza gusaba invitation y'uko bemera rucabana cyane ubwo rero Intare nazo tuzifuriza kuzagira ibirori byiza kuwa gatandatu hanyuma muri Nyamukandagira ufite miziye nkuru nge yanye ndayarangije ariko ruvuga kuri icyo gikorwa akomeza umuvandimwe Iberi
nubwo abashaka kwizitabira kiriya gikorwa gahunda yarangiye ejo hashize ku itariki 30 ariko bamaze bariho barabwira abantu yuko ababishaka bashobora gukomeza kugura urumva cyane cyane ko ngo no kuri site ubwo aho igikorwa kizabera nyine hariya Kaniga hariya ku kibuga nyine ko amatike azaba gihari urumva ako kantu ngo bashobora gukomeza kugura ku buryo baguragamo urumva kuko bari babihagaritse kugira ngo bakore planning nkuko twari twabibabwiye barebe bamaze kugura imipira uko bazambara n'ibindi byose nyine bakore planning ariko abashaka gukomeza abacikanwe niko twavuga abacikanwe no kwiyandikisha bashobora gukomeza nta kibazo ariko no ku kibuga utaguriye gutya kuri telefone ushobora no kuzahagurira itike nta kibazo na update mbona kuvuga ngo batanze tariki 30 yego kubera planification yego nicyo bivuze nibyo ubwo rero no planification itariki none nyuma yo guplaninga neza bagasuzuma neza bavuze bati nta muntu tugomba guheza ubishaka ubwo tariki 30 bamaze kubona umubare w'abantu biyandikishije ubwo rero ongera ubibutse ka kanyenyeri niba rwose abantu bagura uwacikanwe twamubwira uburyo rwose ashobora kugira gute ngaka nakagezeho mbere kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ushyireho iyi kode ngiye kubwira 17 20 29 9 17 20